umufate nyabuna uriya nta nubwo azabasha kukugurira ikariso mbikubwire nk'ukuri izina ry'Imana nta n'igitenge uzambara ese ubwo wabiretse dukomeza tugatwika ubundi ubu buzima tubayemo kujya mu kabari ejo wahinduye icyana uyu munsi wazanye ikindi mana uri muri risike za dani reba ibyana byose ufite wabuze umwana wo mu gipangu ku buryo yazi icyana cyo mu kabari iyi imwe itera bwaki nawe urabizi cyakora kankubwira genda ushakane na Sara ngifite nta mutaga mfase garuka nyine mubwire ngwino mubwire angije mindset y'umwana wawe ariko kuri yakumenye arakuzi yumvisha imba n'imvano ko se ari we wagutaye ariko wakoze cyane shaba bari kuzambabariza umwana pe subukarisi uracyamukumbura asa ukumbura umuntu utabana nawe utazi nawe ci ibintu yankoze ubunari kuba nkibyibuka urukundo rwanyu mwebwe shabyo niba hari umwirugaga mwakunda umva niba hari umuntu nakundaga yari ariko fine none se antera inda narangiza nyihakane sigare nkimwibuka namwibuka miki nkubwire mu masaha ira ni isomo nikunda kwigiye umva narize nabonye umugabo ari umuntu ukomeye mu buzima kibaze inguni zose mwafungaga buri munsi ari yagira guteye inda ati je ntago nkuzi ibareka nkubwire nyutse inguni nubwo nkubwira kandi nubwo abagabo ari abantu bakomeye ariko iyo bavuye mu buzima bwacu babazi ko ubuzima burangiye ariko urabona ko wirwanyeho urumva ukahiga ugahigira umwana wawe ubuzima bugakomeza mbese umwana ntiyize ntabonye umugabo ukize yarize sha abayeho neza none se nagiye gukora ubukwe akakwambika ikamba icyo bashaka barakibona kubera iki gukomera muri nge urumva gusize Imana ikomeza bitwaye nta kintu se burakarisa wundi burahaba yicaye ni asegonda aracyariho urabizi niba yarapfuye niba kiriho kuva yanyihakana kuri iyo nda ngasigara nshakisha ubuzima na mama wanjye ubwo nuko nahise mugurira zongera kumenya amakuru niba ari muzima bivuze ngo niba ari iki ese ni wabo hamwe yajyaga kubwira ngo iwabo ntago wigeze ujyayo ngo ujye kumenya amakuru waretse ko nagiye asaga barimbutse Yesu we se nabuze naho mbabariza barabibonaga ko ari umunyamitwe sha uriya mwana no umuryogo na wabonaga tuniga ko atakundaga kuba bari kumwe abanyeshuri twigana na mama Sara tumureba bakunda kujya kwihungika ku ruhande kugira ngo abantu batamenya ko bakundana yego sha buriya rero nicyo yarangiza yajya kumutereta akamujyana inyuma y'igipangu yego kamusanga hari umunsi twageze kujyayo inzoka yari ituriye yego hahandi inyuma mwakundaga kujya yego twabaye tugihagarara ndajya kubona nkabona uruntu rurizinze niho twacikiye kujya gufunga inguni hari kugenda nabyibajijeho mama Sana nabyibajijeho buriya mukimara gutandukana ndavuga ni umuntu ko yari proud yawe agukunda why not atazaga byibuze nkuko natwe twakundana nanjye wabonaga ko nkundana na baviki tukaza tukafunga inguni ntubizi se tukajya muri boom tukabyina suware tukabyina we ko atagaragaraga ko atagaragara yanyeretse agashusho kera simbimenye icyo yashakaga kugukorera ko hari ukuguta akamara kugukorera ibyo gukorera akabishimishaho yarangiza akaguta n'ubu ryarya niko uriya muhungu nabibonaga ariko umwana wawe yarakuze ntibigire ikibazo bigutera ubwo tugiye kumushyingira mana yanjye wabona karanapfuye birashimishije rero umuhungu wanjye urakoze uzanye igitekerezo cyiza reka ngende ngigeze ko nyogosenge wawe na mushiki wawe ubundi tuzongera ejo twaje cyangwa uzaze no mu rugo ariko bitubwirireyo sawa nta kibazo sawa nanjye ndi tayari kose mugire umunsi mwiza rero murakoze cyane nuko rero umuhungu wanjye barambwiye ngo ufite ubukwe muri iyi minsi
ufareze bije bite? Maze gukora reka. Maze gukora. Nose twatuntu twawe. Tebura uri we ukoze se? Narakuze. Sinkuzi. Narakuze cyane kuko bose imyaka mfite yose urumva nakomeza kuba njyenyine. Rero ngewe urumva ngewe umuhungu wanjye byose yarabimbwiye. Ndanabishima navuze ko tuzamushyigikira. Byararangiye nka nyirasenge we rero na mushiki we nimusigare mu biganiraho. Munoze gahunda zose n'uburyo tuzajya kureba kwa mabukwe wacu azajya kutwereka umugeni umukobwa. Ubundi muraza kumbwira nti muzi ko mbafite akazi kenshi. Nimuza muranekereza ko byageze. Musigaye amahoro. Mungu wanjye rwose ubabwire byose nta kibazo gihari. Kutanesore. Zimfasha. Ngiye kuzana umugore. Kutanyeretse cyane. Tuzajya ku kireba. Umushiti wanjye ibintu wamukoreye. Ase bro wagiye basi wihangana mana yanjye. Utangije. Nganyereka nyine icyo cyana none ugiye kuduta. Tuzajya ku kireba ejo bundi ntago nabyizera urabizi nawe turaziranye. Oya byizere kuko ni biriseri. Ariko se ko biriseri ugiye kuzana umwana cyane kubyumva. Biriseri. Ibintu wari urimo se uwabishize hasi basi. Urumva uni mu banda nyine twizere ko yatuye. Bitazabisubiramo. Biriya ni ibyo mu gihe nyine turangije. Dore brada yatuye. Turi kwinjira mu ikindi gikanyine kindi cy'ubuzima bwo kuba ngiye kuba umugabo. Murabyumva mute se ahubwo? Murabyumva mute? Chevronge ntago ndi kubyumva. Murabyumva mute Fisto yabaye umugabo? Nanjye nibyo yazanye umugore. Bitekerejeho neza. Ubu kwese muri kubitegura gute? Ejo bundi nkaba nitwa Ante. Yego. Yes man. Kiko kirashyushye. Bibaze ko ibyo bintu binsekeje. Ninjye byumize. Ni byiza. Ejo bundi naramuhamagaye. Arangije arambwira ngo ndi mu kazi ngo ndi mu bintu byinshi ngo buretse ndaza kuvugisha. Kumbi wari nibyo wari ugiye. Nibyo rwose ndimo ndabitegura neza. Gusa bifite umurongo ku mazi noneho n'ibindi byayo. Singiye nkumenyera nawe urabizi. Bifite umurongo muzima ubukwe bumeze ndi kubutegura neza ahubwo namwe munezere ko murimo muranegurira kuva mwarabyumvishe aho muze yabibabwiriye ko nizere ko mwamaze kubitegura murimo kubitegura neza cyane. Karame Karame ndaje sinakubwiye bro ntabwo mbyemera se nkawe kuko okay twizere basi twizere ko wagiye umugati mani niwe se nyine niwe mutuze ese ni umugati tuze sinakubwiye Brenda ntabwo yahinduka kumaretse kwicuma baburetse mubazi nose ni uri gukuraho amafaranga yo oya Brenda okay twizere ko ari uzashyira mu rugo niwe twizere ko ari nyine muvuge gahora tabumva basi sinakubwiye ngo yahinduka babajwe nako kaziranenge wa buretse bashitsi bagiye gutaha mu kanya ngiye kubaherekeza ndaje buretse abashitsi bagiye kugenda umukobwa washutse ngo ugiye gushyira amago n'ibyana witamo kandi muragira ngo mumure ku muganga aya ntabwo umukobwa nawe ari shyashya byaribyo byose hari aho mwahuriye kugira nyine ibaze uwo mukobwa wamwemeje akemera kuvuga ngo ngiye gukora ubukwe ndikumva mukobwa ahubwo umva ubukwe bwanjye ndi kubabaza oya bro witujijisha mani tubwira uwo mudemu uri hano mani mwe butegura gute oya njye ntago nshaka oya ibyo ngibyo mubyihorere ko nyine bro jye kumureba nsuza umukazana mwambabariye basi mukahaguruka mukanataha ko numvishe ndi kumva mufitemo amagambo menshi mutangiye no gutwirukana se nawe oya nimugende mutahe tuzajyana neza umva ndakubonye nkumbonye oya nongeye kuba umugabo nta kibazo pe ahubwo reka njye kumureba oya si naho njya garuka wicare hano icara hano sohora umugazana rero murebere icara hano nyine ngamusohora nawe taha rero ndanze umusore ndebe umukazana wambabariye ukareka kunira ndabivuga bro so
Uri bitese? Bimeze neza. Meze neza. Ko tinze kugeza kundeba. Abashyitsi bari bagihari ariko bagiye hasigaye uyu nguyu sister. Nabaye bashyitsi bari bahari. Hari abashyitsi bari basuye. Bro. Agaze neza. Ndawe cyane cyane kirakubi. Ewana to. Nemeye. Aho urabibona ariko. Cyane nemeye nukuri. Ni fresh. Ubundi abona. Cece subiza. Abanja meza ariko ubu ngubu ndemeye. Ndabiri mwiza. Kwasi. Bro nyine ko meza. Nyine ngende sister. Barundi se bro kubutampiriza menyane n'iki cyane. Ariko zabikora nyine. Sino dupfanza. Nzabikora. Use duri hano. Ntabwo burana tutaganira. Nzabikora cyane igihe cyabyo cyageze ntabwo biragera ntabwo kiragera. Okay. Sha bro, nyine nashaka kugenda mu kazana. Kajya gutegura nyine urabyumva. Sibyo? Kajya gutegura ubwo turaza kuvugana na phone. Sha nyine bro, kajya gushake umushanana w'ubukwe. Sibyo? Yego. Okay, kagende nyine nari ifite n'akazi rubizi bamwe mu kazi. Yindi bitegure neza cyane kabisa. Kajya kwikoraho nyine nka sister. Okay, sawa Sara we. Nzaruza sige. Umva, ndazitukuze. Kuva ryari nitwa Sara se? Mbwira ukuntu njyewe nitwa Sara. Biriya ni ibiki sister we yavugaga? Ibintu by'ubukwe kutigeze ubimbwira ngo Sara ngo imishanana n'ibiki. Sobanurira. Areka kwigira nkaho uri kunyumva. Sobanurira ni ngiye kuva ryari nitwa Sara. Iki kandi ibyo sister wavuze ntabwo byumvishe. Avuze ibiki? Ntabwo wari uhari. Auretse. Sobanurira kuramo sobanurira. Sobanurira ariko sobanura ukuntu ngiye nitwa Sara. Sobanura ukuntu nitwa Sara. Umva mubwire. Nese we bite byawe? Ni byiza. Iki se? None ngo ahubwo wowe bite byawe? Nise nitwa Sara. Nese bigenze guteze? Gwese nasoni. Nese bigenze bite? Ziba. Nani soni. Ndome wate. Man, uziko nari nzi ko nkunda kumbi igihe cyose twahereye tuvugana ibintu nkagira ngo bikurimo kumbi wari urimo kumfera. Wifite undi mukobwa mukundana witwa Sara. Ndome. Cyakora kankubwire. Igenda ushakane na Sara ngiye undeke nta nzagaruka. Ariko se afase garuka nyine mubwire. Ngwino mubwire. Ako shushube ngwino mubwire basi. Mbabarira ngwino mubwire unyumva. Ngwino. Shawe ujya muri phone nyuma. Syaje. Nagiye mu kazi numva nabishaka umunwa domeze uko. Yagenze gutse. Kusigaye wisasira neza. Hari aho narumiwe. Mani cyane ni cyiza. Abanye kinitonda si nka bwabo ndi wajyaga wirirwa mu meze uko. Ariko zibana muri abankore. Iki zino wasize nkore washize utwitse hano urahatwika pe. Matwiga gute? Muri ibintu bibi kabisa. Nyine ndabura cyo kubutandabuye. Uriya wabonaga ari we Sara. Nese nge wagiye kumugira urambwa ngo ni Sara ngo ni Divina uriya ni runaka. Gikomba nzi ko nyine ibyana byose nyine maze wambwiye ko ufite ubu. Mbona icyana hano ngira ngo nyine ni icyana cyawe. Nawe urabizi neza ko ndya ibyana. Cyane cyo naje kwisasira uriya munsi. Sinabikubwiye wowe ntabwo wahinduka do. Yanyereka ntari bisana. Nahinduka dore cyane nari ndi kurya cyangi kibwite tugiye kubana n'iki.
wakibonye bro ntabwo uba wambwiye ariko nawe ikosa ryabayeho ariko nawe waramemukiye wasize uhatwitse imana. Aya reka tujye tubasereye. Warahatwitse. Reka tujye tubasereye. Uzi umuriro watse hano umaze kugenda cyagiye. Ahubwiye anakwica. Nurese kutamudabuye nka sister wawe mbwira ati rero dore none cyane nshaka gutamago ni iki ngiki. Uragenda urabikwama ngiherera icyana nasanze hano nagize ngo niki ugiye gutamago. Iki ngiki rero mweretse nicyo cyangiye gutamago. Cyane kumbanya nakandi nisubuka rakuzi. Karanze. Nago kaba kakuzi ngo kakwemere. Rega nago njya niburira mwana. None zungu kandi utambwira. Inyungu niwe birimo neza ariko urumva aracyajya ku ruhande bro watuje. Reka nkubwize ukuri ingimwe itera bwaki. Ariko nimara kumushyira mu mago zahita asa nk'umuntu nyine ugabanyije. Aya mani bro tuza ako kana mbonye ari akana keza karitonda nyine bitewe nuko mba nkabonye ushaka kuba kitonda. Karitonda ni keza. Ese waretse kugayimukira abantu ukagingima. Aya ngimwe ariko itera bwaki. Ariko wabona harimo n'ikindi. Narabiretse nyuma ya cyagiye uvuye hano umaze kunwikira usize umuriro watse. Nahise mbivamo. Shobora nta kindi kirari. Nta kindi pe. Shabro we ntago njya mwizera nawe usukuri. Yararangiye. Umwana afite n'uyu nguyu nakweretse ewana niwe ngiye kujya nimenamo muri iyi minsi nawe wanjye tuzabana paka. Kambyizera ariko wapi wowe ndakuze reka turamara saba. Byararangiye rega biri. Bro wowe. Byararangiye. Kanegereze ndeyo wenda wabona hatuje. Biri muzi byararangiye ahubwo ndimo ndashaka uburyo vuba cyane bitarenze umusibe ejo nzasezera ku bajama bose. Kugiye gutwikwe muri kirori cyo kuba nabasezera babimenye. Nese n'ababebe bazaba barimo. Ababebes nibyo nanamenye ndimo ndabitegura neza nabyo nzabimenya. Nsanga hape mu ko nzaba nabone. Bizaba ari ku gicamunsi. Nzaza nirebera ngasho kuko we ntago nakwizera. Ube ejo hazaza ibyana hazi ibijama dusezeraneho nyine bigaragara bisohoke bitahe wowe usigare hano wenyine. Bizata wenyine cyane shabroya bizata oya wimbeshye bizata biriseri cyane pe. Ako bro nta nubwo wananyitayeho. Sirashaka baze ko naje nunanyakira. Urashaka kunywa iki cyangwa urashaka kurya iki? Suza kantu ngo ndazi. Mu gikoni harimo ibyo kurya, firigo irimo ibyo kunywa. Genda wahaguruka ukagenda ukabireba nta kibazo. Ngende ndashobora gukubitana n'ikindi cyana cyawe. Genda urebe muri firigo nta kibazo. Shumi zanjye rero murabona ko twaje gusezera umuvandimwe wacu Fisto. We na mbere felicitation shaka. Ubu ugiye kureka zangeso shaka. Icyo nziceke ko ntabwo bishoboka pe. Reka mubwire ntushake uri kumva uziha akabanga numara kugera mu rwawe kubera zarakigufatira muri biriya uriya mwana aritonda nubikora wumve ngo ntiyagira umutima wo kwihangana ku kanya. Fisto none uriya ufite kuba ugiye kuva mu ngaragu ubungubu ya majoro twararaga mu tubari bya byana twararaga ducemba nugera mu rugo ntabwo uzongera gutekereza ibintu bigendanye no gucemba.
Reka ninywere mbanike. afite sheri mwitone tugiye kumutahira wimuka ariko n'ubundi nijoro utamukura mu nzira yataye. iki watubwira udusezera uva mu rubyiruko mwatwe iki uzi watubwira nawe wabyumvise agano karengetse ahubwo no muhombo batekereje kukazana gira icyo tubwira unatugira inama ariko natubwire ko dusigaye ariko ziriya bigore muzi neza nakoraga ibyo biboro njyewe nabihagararaho nkabisubiramo we ni icyumweru kimwe icya gatatu turi gukubitana nabyo ni byiza ariko we wasiba igisimenti reka ase bro byabereye umaze kugira wabana barabarika urabona yanze kwicarana n'abasore bagenzi baza we arashaka gusezera umukobwa ni mwiza cyane cyaza ishumi yanjye urakomeye nk'umuntu wo kudusezera ugiye kubyina igikosa n'iki ngiki ufite kategori yacu iki kirimo neza mu minsi ishize nicyo nari niba Fisto rero ariko tukugira inama rero tugiye kuba umuntu w'umupapa ugiye kujya mu kindi cyiciro gitandukanye n'icyacu sibyo mureke tumugire inama sasa ubungubu ugiye kuba umuntu w'umugabo ugiye kuba umuntu w'umupapa ugiye kujya mu cyiciro cy'abantu b'ababyeyi ntuzadusebye nugerayo inzobe waragize abazungu waragize igikara waragize nta hantu na hamwe utagize kuri kwimana umuzungu ndibuka hari igihe yigeze kumbeshya ngo yararanye umuzungu yararanye nyamweru niba bayita niba ari saniya niba ari ni kwa kundi tujya mu tubari tukarara tubyina kwa kuntu umuntu aba yasinze gahibuka cyane amatara akubana muzungu ugacura umwana kuko ugasanga yashizemo amenyo byari byagenze ariko twizeye ko basi bo bukuyeho ariko abonye ko narobanuye neza ariho ni fresh reka nkubwire nubwo twabaye neza njya mbona kwihangana bizakunanira n'ubundi kuguma ku maso irarira umuntu umwe gusa bizakugora mureke mubaze akabazo kamwe ansubize basi sibyo Kristo reka mubaze akabazo kamwe basi unsubize sibyo ubu ngubu uri gutekereza ukumva umwe azaguhaza cyangwa uzagira gutya shaho ujye wibeta ku ruhande azamaza kuko azajya amukemurira ariko byose nabinyuzemo ariko wamaze kumubwira ko ufite bebe wamaze kumubwira ko ufite bebe tayari wamaze kwicira cyane kugira ngo uzane ibyo ndavuga ngo ugiye kwa bebe arabizi ariko ubona reka tugure ijambo n'uwo winegura ugira icyo tubwira
Asura namurekura ndamaze. Oya irashobora ngomba none cyo uragisigira ndera Yakuna tagiye kumera ariko se wande ufite icyo kibazo koreka abantu. ari ni pesto ntazaga si pesto Pesto turabizi nzi neza kandi ngomba namwe mugomba kumenya ariko bamaze gushaka ikintu ndi kwibaza ukuntu uri kubivuga wagira ngo na kera hose wahoze ushakaho abantu bariyo agasiga ukuntu ari kubivuga ntabwo ari kubivuga ahubwo mureke kumara neza neza ndananiwe Nonese niba atangiye hajya ngo gusezera. reka nanjye mbacike nigendere icyo mbakundira mwese ni mubaho icyo mbakundira mwese ni mubaho akira tuzahurire mu bukwe Nonese murajyana se? aya gahunda niyo murabe Abere. Uru nta rugo ruzavamo pe. byarakubwira nta kintu kirimo Ako se twebwe. Ewe nuko nyine namwe mbashidore mwebwe muzuba. twirirwa dusangira. Wabe inshuti na Festo kuba. Twirirwa na se. Reba nori. Gado. batije Watwika mbengiye kuri tuba turi toilette. kuganira bizaza Fabio ugiye. Namwe Toilette. Fabio. namwe agize ikibazo agize ikibazo Ako kibazo mujyanye kandi nje mukobwa twakajyana. Tubwire. Ndi kubona iby'iminsi. Kubona iby'iminsi bitoroshye pe. Ibase. Ubuse nta rugo ruzavamo we. Cyakora ufite inshuti. Bura Festo wamugiriye inama nk'umuntu w'umugabo. Festo se. Festo rero ndi kubona ibyo bitazashoboka biragoye. Kasara karambabaje. Kasara twarakora. Kunura mukobwa yitonda se sha. Ceceka. Ibaze ko uriya mukobwa akiri n'isugi. Ibaze ke ijoro buri buke bagakora ubukwe. Agiye kurarana n'umukobwa. Ikibabaje wasanga uri umusoka ari busoka agafata. Gloria nawe mwana nawe yize inshinzi. Usanga dusangiye isano kandi namwe banya kugira Imana. Uyu munsi rero nk'uko data yagiye bipanga yavuze ati uyu munsi turibuze kugira abashyitsi beza muze kunkundira abasangwe bacu nituza kuza kubona abashyitsi baturutse hano mu bikingi by'amarembo muze kuza kunkundira tuze gutanga amashyi n'impundu sibyo nuko murakajyana rero hariya nakomeje kwitegereza mbona bari kuri protokole sawa sawa murabikora neza reka basabe maze batanga ikaze ubundi binjire bakajyana. Bitegereje n'abasaza barasa neza rwose ndabona baje bambaye amakote meza inkokora zireba imbere bw'amashyi n'impundu mu gihe bagicenze bakomeza babatambutse babazanye hano mu byimbo maze ubundi amashyi n'impundu ntimuze kuyagundira kugira ngo ibintu bigende neza cyane nuko mukomeze mutambuke. Bitegereje ndabona abasore beza urabona rwose agasatsi karakangana n'umukara ureke nyine ubundi utera akanta n'ubundi bikanga bigatukura ubwo nibo bampera amashyi nabitegereje mbona bafite n'ababyeyi beza cyane. Mukomeze mutambuke. Utyo mubyeyi mwiza rero nk'uko biteguye neza cyane abashyitsi urabona bamaze kuhagera nta gishyika. Mubyeyi mwiza urabizi neza nk'uko wakomeje kugenda ubipanga iyi tariki wari wavuze ati ndibuze kugira abashyitsi beza niyo mpamvu muri aka kanya mubona twagize abashyitsi batugendereye kandi mubyeyi mwiza warambwiye ati mwana wanjye iyi tariki ni wowe uzaduserukira kandi warambwiye ngo umugabo utagira ikivugo ngo arwanire icyicaro niyo mpamvu nanjye iyo ndimo ntarakimira abahizi nkamwe mba numva ntacyo bintu nkwaye. Rero data yanyise neza anyita Emi Axel
maze mvuga ko ndi umusore ubushongore n'ubukaka ndetse no kurama umusore uhagaze bw'umufunzi bukwasi nongera ko ndi umusore w'imyaka kane imyaka n'akana ikaba kakubitsi kandi umushakambage mu munda mwanyihera amashyi ko ntacyo bitwaye ababyeyi bandi rero baritegeza bavuga ati burya nta mugabo wita izina wenyine ati reka tumwitegeze natwe tumwite neza maze umubyeyi umwe arareba aravuga ati reka mwitekanye amagambo maze nanjye mu kwishongora neza nzavuga ko ndi kanyamagambo kandi nta mushobora nkabarenge ukandagira isiki yasi mitutu nta mwene mugenzi ugendana n'abagenda ku kazi nkandi mwene munyakazi nimunyehera make ntacyo mubyeyi mwiza rero abo tuyingayingana mu myaka ho namaze kubakora mu mbavu namaze kumva bo nta kibazo rero mubyeyi mwiza ngiye guhigama maze wakira abo muhuje ibizigira buri nanjye ndajya hirengera niba ukuntu mubigira yenda mu myaka iri imbere nanjye nzabakora mu gata murakagira imana reka mubyeyi mwiza uhaguruka ujye juru maze ubundi nawe wakire uwo muhuje ibizigira yenda nanjye mu myaka iri imbere nzagukora mu gata murakagira imana mubyeyi mwiza kurikanye umuryango mwiza mumfashe dushimire umusore wacu maze twakira abashyitsi bakuru nuko rero saza turakwakira iwacu muje turi mu gitaramo nk'iki ngiki rero mbere na mbere reka mbanze nkwakira umanura akavumbi iyo wamara umanura akavumbi maze uraza kumbwira ikikugenza kuko twebwe dusanze mu muryango turi mu kirori cyo kwita izina umwana wavutse mumfashe mukobwa ngwino reka mpamagare wa mukobwa wanjye saza mwiza rero dusanze twari turimo twita umwana izina turabakiriye manze mu manura akavumbi mwicare mutuze nimwamara kumanura akavumbi muratubwira icyo mwari gukora kuko twebwe mudusanze mu kirori nk'umuryango murakoze cyane niko kuri ivumbi ryawe tugeze mu bihaha riduhande impyiko ariko murakoze cyane nibyo kuko twari twarumvishe inkuru itugeraho ngo ku mwero muzamufite ubunyana nicyo cyatumye natwe tuvuga ati reka turambure inkokora n'amavi byacu dukore mu dutsitsino no mu mano tubagereho twifatanye namwe kuko n'ubundi ndakera na kare umuryango waragenderanaga niyo mpamvu natwe twavuze ati aho kugira ngo duce umuco tuzaca ico tubasange dusangire murakoze cyane ku buzima bwacu tubuharane turyoherwe mwicare mugubwe neza nimwamara kumanura akavumbi muraza gukomeza turabaheza ijambo mukomeze mutubwire ikibagenza murakoze cyane ariko sinzikira mwengesha ndi kumva kengetse cyane iwacu inahangaha turenga ni inkanga zahari nimba ataramangu turenga kabisa musome rwose muyumve mwumve inyengo y'inahangaha iwacu ababyeyi rero nabahanga mu kuganira ariko namwe mukabahanga mu kurima amashyi mwabahaye amashyi n'impundu uko nabyo umubyeyi mwiza numvaga aho narindi numvaga ibintu bitagize ku mutaza kugira ngo ndimo ndabumviriza nk'abato ahubwo nimwongere mutuganire maze ubundi twumve ikiganiro cyanyu mukomeze mu nama namwe mukagira imana mubyeyi mwiza rero dukomeje kubakira mu gitaramo cyacu mbonye mukomanga nuko ntuma umwana ngo nagenda abahereze karibu twe musanze twari turi mu kirori cyo kwita umwana wavutse izina nuko namwe mwatubwiraga ko mushaka kutwiyungaho tubahaye ikaze rero mutubwire ikibagenza mbonye muza muri benshi nimba ari igitero mutugabyeho sinzi muhawe ikaze kugira ngo mutubwire ikibagenza murakoze cyane nimugashimirwe rimwe kandi mushimishije ni koko murakoze kandi mwavutse mwikoreye kandi muzahora mwikoreye kugira ngo mubashe kwakira ababagenderera nk'umurinzi w'abagore n'abakobwa inshuti y'igihugu n'abaturage bacu niko kuri ntabwo igihugu cyabaho cyangwa cyakiyongera cyangwa cyororoke reka tubivuge gutyo hatabayeho kuba habaho uburyo bubiri bwo kwihuza reka kugira ngo mbanze nkwereke uruhara rwanjye uko umuryango wavuze ati ni wowe twishimiye kandi ni wowe ushobora kutugeza ibwami cyangwa ibukuru
niko kuri nanjye navuze ati reka nkore mu mano nishime mu bwanwa uruhara ndusokoze urabona ko ruri kuyaga kandi no ku mutima wanjye ndayaga ndanezerewe uretse no kwishima ndashimishije ubwanwa wagira ngo bwasizwe ubuki amatama aratemba amata iwacu nta mwaga inyota twarayishe turayishingura yewe n'ikiriyo cyayo twarakibagiwe ariko nubwo dufite amahoro n'amahumbezi iwacu hahora umweru ariko ibyo ntago bishimishije kuko umusore wanjye amaze igihe abura ibitotsi niko kunganiriza aravuga ati mubyeyi mukuru wacu ndi kumva nandukanye n'abandi ubugimbi bwanjye ndi kumva ndi kubusiga ameze nka serwakira niyo mpamvu twavuze ati ubwo iwanyu hari ubunyano reka natwe tuze dusangire nzane n'uwo mwana wanjye wavutse kugira ngo akurane n'uwanyu nibiba na ngombwa mu muduhe tubajyane tubarerere rimwe bakure kugira ngo bazabashe kororoka buzure isi babyarira igihugu kugira ngo umweru cyangwa uwo mugisha dufite tubasangize kuko iwacu nta mwaga urabibona ko wanteze amatwi ugatuza kubera duhorana umutuzo icyubahiro n'ishema bitewe n'ibyo twakuye ku bakurambere niko kuri yambwiraga ngo hari umwana ubwo mama we yari amutwite ngo yagiye kumukingiza ahura na mama w'uwo mwana ngo yitwa mama we yavuga ko azamwita Sara icyo gihe ngo bahuriye ahantu bafatira ibyo kurya banywa agakoma k'ababyeyi barasangira icyo gihe ngo bumva mu nda harisimbije abana batangira kuganira bakururana none n'ubu ngubu nibyo bikomeje gukurura umwana wanjye nari navuze ko ndi buze njyenyine wenda nkazana n'abandi basaza bashinguye ariko yavuze ati ndi kumva nanjye icyo kintu kinkurura reka nanjye nshingure ngireyo ese koko uwo mwana arahari mwamwise Sara nk'uko nabyumvisha bimbwira ngo iryo zina rihora rimugarukaho mu nzozi byo koko umusore wanjye byabaye ngombwa ko muzana kugira ngo mbashe kumubereka munyemereye namubereka kugira ngo bibe amashira kinyoma umusore wanjye wahaguruka umuryango wacu twajemo twisangamo kuko n'ubundi turi umwe bakakubona nabo mu gihe mpiniye ahangaha nibyo koko nk'uko wabyikijeho mama w'umwana tumubyara yari yateguye kumwita Sara nk'uko mubivuze muje kunyereka umusore ko ashaka gukurana n'uwo mwana wacu ni koko Sara arahari reka mutume yari ari kambere hari ibyo yateguraga yari arimo gukubura mu gikari mbere mama watabasitsi baje abanguke mubyeyi mwiza reka yenda nkunganireho gato nta kibazo uciye akabuye abonye bavuze yuko bagiye kutwereka umusore baje kutwereka hano ariko nabonye bavuze umusore umwe mbona hagutse koperative mbaze ngo iyi koperative ni iyiki ubwo turaza kumenya iyo ariyo ubwo rero reka nsabe bose babanze batambuke base nk'abahagarara gutya badukundire neza cyane mutambuke maze ubundi bereke gatoya uko batambuka reka amashyi n'impundu sinzi impamvu mubyeyi mwiza witegereje abasore n'abasirimu rwose mubanze mubampera amashyi rwose reka aba basore rero mubyeyi ubitegereje ntabwo mushiki wanjye bamukubaho urugondo ntabwo mu mugongo yabona kubahekera reka tugiye kuri umusore umwe muri bo waje kugira ngo atwiyereke neza natera intambwe imwe yigira imbere wow uyu nguyu mubyeyi mwiza rero reka mu gihe mushiki wanjye agiye kureba mukuru we mubyeyi arimo hari ikambere banze nanjye muramutse nk'umusaza we
aho umusore wacu urumvamo hano disi bitari kugenda uramubura nuko mubyeyi mwiza rero mwitegereje n'umusore mwiza murabona ko twese twambaye kimwe mubanze mudushimiye ko twese turi abasirimu kandi mubyeyi mwiza umwitegereje afite umusatsi mwiza urakayangana n'umukara ureke njye utera kanta n'ubundi bikanga bigatukura mwitegereje kandi mubyeyi mbona afite ibizigira bizajya bizigaziga mushikiranye mu ijoro ry'umunezero bakizihirwa maze mubyeyi mwiza mwitegereje ibiganza mbona ni wa musore mwiza utarigeze ukorakora abakobwa ngo bazamure ubushyuhe ahubwo yakoze mudasobwa niyo nababwije sindasobwa byabo mubanze mu mumpera amashyi n'impundu rwose rero mubyeyi mwiza urabona ngo nta mugabo ugenda wenyine kandi ngo burya iyo umwami yatemberaga ngo yabaga afite ngo abandi bamuri iruhande niyo mpamvu uri kubona aba basore bose rero niba mushiki wanjye yamaze kwitegura namubwira agatambuka ubwo mwamaze kuhageza uwo twashakaga noneho mwebwe reka mbone nimero z'inkweto zirengarenga zisubira mu rugendo ni abasore nabo bubaha rwose reka nabo tubashimire ntako batageze mu baha amashyi rwose maze rero umusore mwiza mu gihe ugitegereje umuntu wawe gushyitsa aho mu byimbo maze ubundi mbaze mushiki wanjye ubwo mu gihe bagiye kuza natwe tugiye kuba dutera akaririmbo bamaze kumbwira yuko ibintu byagenze neza tayari maze ubundi twese tujyane ubwo n'amashyi twese tugendere rimwe ngaho twagiye araje araberewe nk'umugeni mwiza mumusanganira araje araberewe nk'umuyuga mu bakobwa wambaye urugori Rita ni wowe Kari ni wowe ni njyewe nawe ni wowe Rita ni njyewe imyaka myinshi ni myinshi cyane uwo muhungu ni uwawe ni uwanjye umufate nyabuna nimudufashe mwuka byarama nimudufashe ndabona ibintu ntazi ukuntu bigenze